الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة وبني وإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دكم جيس مرجع شمر كتاب الكبائر وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله ونسوي كتاب الله مجرير موه يرفزنغو باب ما جاء في الفتن. umuryango wo kwigisha abantu yuko Islam aho umuyisilamu avakagera abagomba kwirinda ibintu bya fitna. Igihe fitna yaje umuyisilamu arasabwa kuyigendera kure kugira ngo arokoke wa Islam. Fa alfitan ikitwe bigeragezo burya birukwinshi. Wallahu yabtali ibada, kandi muri sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kuva kera nuko agerageza ibiremwa bye. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, ese umuntu yibwira yuko azabaho hano kuri iki gutyo gusa tutagira ibyo tumutegeka cyangwa tumubuze cyangwa tumugerageze? Igisubizo ni oya abayisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala yabtali ibada, burya agerageza abagaragu be. Liyatabayyana as-sadiqu min al-kadhibi, ngibyo Allah bikora agambiriye kugira ngo hagaragare umunyakuri muri imani ye ninde n'umubeshi ninde, wal mu'minu wal munafiq, ndetse no kugira ngo hagaragare umwemeramana nyawe ninde n'umunafiki ninde wa Islam. Falaw turika an-nasu bila imtihani lasaru sawaa, abantu baramutse babayeho gutyo gusa batageragezwa, icyo gihe ntabo abantu bose ni ngaho baba bangana. Kugira ngo hagaragare umwemeramana ninde umunafiki nunde, burya ntago byakunda. Famin hikmati Allah ta'ala an yujri al-fitan, inoma muri hikma ya Allah kuva kera na kare nuko yohereza fitan, ibigeragezo kubagaraguwe. Wa kadhalika aidan nanone akabagerageza kugira ngo yerekane umunyakuri muri imani ye ninde n'umubesi ninde. Wa misdaqu dhalika, ikibishimangira abayisilamu ni qawlullah ta'ala, naho Allah muri Qur'an yavuze ngo alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah yavuze ngo alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gisabanu bibira yuko bazakomeza kwigamba imani ngo twaremeye wa hum la yuftanun, batageragezwa. Allah aranjira ngo wa laqad fatanna alladhina min qablihim, rekada suko bimeze ngo nababa banjirije muri imani twarabageragezaga. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, ginnego nayindi no kugira ngo Allah agaragaze abanyakuri muri imani yabo ni bande. Wala ya'lamanna al-kadhibin, ndetse no kugira ngo Allah agaragaze ababeshi n'abanafiki ni bande. Burya Islam ibigeragezo bigaragaza abantu. Wallah uqsim billahi al-azim, ikitwa al-fitna. Allah ashobora kukohereza fitna iyo utitwaye neza akaba ariho ugiye kurangirira. Wala iyad billah, kam min an-nas bangaye mu bantu Allah yahaye ikigeragezo runaka bikarangira bavuye mu dini, baba mutaddi bakaba mu dini wa Islam. Umuntu agakamugerageza kidogo iswara kayitayivaho. Basaba umuntu iriroga ari kurira muri za itikafu, mana mbabarira bazamfashe muri perime cyangwa se mana mbabarira wallahi ingeri buraya nzakora gutya na gutya, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yamara kubiguha khalas bikaba birarangiye. Iswala ahubwo bya bintu utashobora gukora utara ubugira ibyo ugeraho, ugasanga aho Allah aguhereye nibwo utangiye kushobora no kubikora.
ugasanga umuntu yajyaga mu ndaya, ugasanga umuntu yanywaga inzoga, ugasanga umuntu yajyaga mu tubyiniriro atarabona ubushobozi bumujyanamo. Naam, Allah amaze kumufungurira none uko yabonye ubushobozi bwo kwigomeka kuri Allah akabarega bitangira wal iyad billah. Allah tifala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, ngo ni ngomba kugerageza abagaragu banje kugira ngo hagaragare umunyakuri muri imani ninde, wala ya'lamanna al-kadhibin, ndetse n'ababeshi bande muri imani zabo. Buri Islam uramenye uyu muryango n'ubu twaranawubonye, umuryango witwa gusezeranya Allah ikintu. Twese iyo dusoma amaduwa Mana numbabarira nkabona ibingibi nzakora ibi n'ibi, iyo Allah biguhaye ntubikore wallahi kiba ari kibi kibazo. Fa iyi aya iri kwerekana ko Allah ni ngombwa agerageza abantu b'Islam. Wa qala Allah ta'ala no muri aya Allah yaravuze ngo ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'ala al-ghayb. Allah yaravuze ngo ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, ngo ntabwo bishoboka yuko Allah yabareka gutyo gusa ngo murabemera Mana, ngo muri kuri imani tauhidi, ngo hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib, ngo ni mpaka abavangure. Allah ni gute agaragaza acagura abantu ibintu bikivangura? Allah yavuze ko abikora yohereza ibigeragezo. Abantu bose bahora bigamba imani, amanna, twaremeye Allah intumwa n'ibiti. Allah aravuze ngo ma kana Allah liyadhara al-mu'minin ala ma antum alayhi, ngo ntabwo bishoboka yuko Allah yabareka gutyo gusa mukomeze mu kujya murabemera Mana, turasari ijaya tuzayikora, na Ramadan dore yaje tuzasiba, ngo hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib, ngo ni mpaka Allah agira ikizami ashiraho kiri buze gutandukanya umwiza ninde n'impozi y'ibibi ninde. Allah bikora gute? Bil fitan, yohereza ibigeragezo bigiye bitandukanye. Izo ni aya Islam ziri kwerekana yuko iyi ni sunna ya Allah kohereza ibigeragezo abyohereza abagaragu be. Wa qala Allah ta'ala mu yindi aya Allah yaravuze ngo minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, ngo no mu bantu hari abantu gusenga no kugaragira Allah kwabo biba biregetse. Fa inna asabahu khairun tuma'anna bihi, ku buryo umuntu yumva ko azasari akora ibyo Allah ashaka ari uko nawe ari mu buzima bw'umunezero. Igihe amafaranga hari, imodoka, inzu nziza, akaba ari bwo wasari. Allah aragira ngo inna asabatu fitna, ngariko twamugerageza kidogo gato, inqalaba ala wajhi, ugasanga na bya bindi yakoreraga Allah ayisabireka arivumbuye, mbese ngo Allah aramurakaje n'ibyo yamukoreraga akabireka. Khasira ad-dunya wal akhirah, ugasanga abuze isi abuze n'imperuka. Dhalika huwa al-khusran al-mubin. Hari abantu b'Islam bameze ukuntu ujya kubona ukabona imani ye ishingiye ku kuba ari mu bihe byiza by'umunezero, igihe atarwaye, igihe amafaranga hari, igihe ari gukora bigacamo, yubatse inzu, ahoho azasari rwose, ashobora no kwikubita agasi akaba yajya no muri umura cyangwa hijja. Yani gusenga kwe Allah bikaba bishingiye igihe nawe Allah amumeresheje neza ari mu bihe by'umunezero. Allah aragira ngo in asabatu fitna, ngariko twamugeragezaho gatoya tukagira bimwe mu byo tumwaka, cyangwa se tukamugerageza mu bundi buryo, inqalaba ala wajhi, ugasanga bya bindi yakoreraga Allah arabitaye arabiretse arivumbuye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Khasira ad-dunya wal akhirah, akababuze isi akabura n'imeruka wa Islam. Ibigeragezo rero Allah ni sunna ye kubagaragu be kubizana kugira ngo avangure abemera Mana nyabo ni bande badafite uburyarya muri imani yabo, n'inkozi z'ibibi nizihe kugira ngo zigaragare. Wal fitnatu anwa', kandi buryo ibigeragezo bya Allah biri mu moko agiye atandukanye. Hari ibyo bita fitnatu ash-shubuhat, umuntu Allah ari mugerageza mu byerekeranye na shubuhat. Shubuhat bisobanura icyo Islam, hari ibintu bimuzira by'urujijo ntashobore kumenya uburyo byitwaramo neza, fayadhillu akayoba, kal khawarij, nkuko abakhawariji bagize shubuhat mu idini birangira bibagejeje ahabi, murabizi Islam birabyihebe. Wa fitnati tablighiyin, na fitna z'abatablighi,
bakagira ukurumva ibintu nabi bikarangira bibagwishije ahari muri bid'a batazashobora kwivanamo illa man rahima rabbi kiretse uwo Allah azagirira impuhwe. وهكذا الصوفيون نوى الصوفي عباد القبور bajya ku makaburi gutakambira no gusaba bya bindi bikwiye gusabwa Allah bakajya kubisaba al-amwat babandi bipfiriye babandi amwatun ghayru ahya wama yash'uruna ayyana yub'athun babandi bipfiriye nabo ngabo batanazige bazavira baho ngabo. Fa ashubha Allah yashobora kukugerageza kohereza shubha ikintu runaka cy'urujijo fi aqidatik mu myemerere yawe ku buryo uyutagarukiye abamenyi ar-rasikhuna fil ilm babandi koko bizwiho kuvuganira Allah na Rasul kandi bishingiye kuri dalil ukaba wayo uyutagarukiye wal iyad billah ahubwo tuhakkim nafsak ugahitamo kugira umucamanza nafsi yawe ma tarahu hasanan fahuwa hasan ibyo ubonye ko ari byiza ukabona ko ari byiza nubwo baguha dalili zimeze gute fa tadhillu wa tudhillu bigatuma uyoba ukanayobya. Allah rero hari abantu agerageza fi shubuhat kashi'a ar-rafida abashiya murabizi ibyabagirira hari hose ni shubuhat bagira shaytan yabazaniye shaytan kabazanira shubuhati murabona Abubakari ntabwo ari we wari kuba umuyobozi ahubwo Ali niwe wari kuba umuyobozi none kubyo mpamvu Abubakari mu mwange mu muvume shubuhati abibonye Islam abasufi nyamara ariko n'umuntu ujyanye ku kaburi nawe yari mwiza arukumya kuvuganira kwa Mwenyezi Mungu ibitagenda neza byawe ahubwo akagira shubuhati bikarangira babaye ubadul qubur bagatangira gusenga makaburi min dunillah mu kigo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Dasoro Islam shubha hari janga gerageza abantu fi shubuhat wal iyad billah no mango Islam. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah umenye bita ibn al-Qayyim rahimahullah niyo wavuze ngo iyo nagiraga shubha ngo nahitaga nirukanyira kwa Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah niwe yari sheikh yari umwarimu wa Ibn al-Qayyim na Ibn Kathir rahimahumullah. Ibn Taymiyyah niwe yari sheikh wa Ibn al-Qayyim aravuga ngo iyo twagiraga shubha ikintu cy'urujijo runaka mu dini ngo twataga twirukanyira kwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akaba ariwe uduhanduramo izo shubuhat. Wa hada iriyo dalili kwereka ngo igihe cyose twagira urujijo mu dini irinde za internet rajih ihutire kugarukira al-ulama abamenyi alladhina urifu bis-sunnah babandi bazwiho sunna no kuvugira Allah na Rasul bila awatif nta maranga mutima ari mu Islam. Yasobanutse wa illa yo bitarido yo bari fitina ikomeye cyane ngo koherereje iyo urebye nabi hari igihe yakugeza fil hawiya wallahi kazagwa mu mpanga kubera fitna imwe Allah yaguhaye shubha unanirwa kuyikuramo wese. Wale hada namamu narababwiye ihdaru mawaqi' ash-shubah wal fitan mwirinde imbuga nkoranyambaga zishinzwe kwamamaza buri munsi n'amanwa yani ibiteye urujijo abantu mu dini yabo. Ujye kubona ko abantu bari mu group y'abashiya ngo wanguri kujana nani niyumvire ngo no si mushiru nakana wese harimo ni haramu kuba muri zira group wallahi shar'an. Allah rabbi subhanahu wa ta'ala huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. آية رسول الله تمر كويسوما موكو عائشة رضي الله عنها يرمز من حديث صحيح يرمز أن تلا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية رسول الله كدو سمر آية أما ذا كويسوما رسول الله وإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه جيجوس زابون أبانه akazi kabo nukwirirwa bashakisha harurujijo muri Qur'an no muri sunna ngo fa ulaika alladhina samma Allah ngabo nibo Allah aragambiriye muri la aya ngo fahdharuhum mujye mubirinda muna bagendere kure. Rasura kwiyamye kuba muri barabantu birirwa yulqura shubuhat buri munsi bakoherereza ibigutera urujijo mu dini yabo. Ari amagurupe y'abashiya ntabwo byeme muri Islam kubonekamo kuko buri nyuma y'isa
baba bashyizeho ikintu gitera umuntu urujijo mu dini kulla yawm, buri munsi, ku buryo buri munsi ushobora gutahana ibintu bigutera urujijo mu dini yawe nk'icumi bakoherereje udashobora kwigobotora ku buryo yani ushobora no kuvuga uti ariko nyamara bira bintu wabuze cyane ibyo nyamara abasuni ejo bundi hari umugabo yagiye mu bashiya kubera ibi bintu n'umugore we yaje kundeba arambwira ati wa mugabo ngo noneho yagiye wallahi n'amaudio baranyumvisha kubera iki ngo ngewe umugabo n'umusha amaudio ngo ngewe mbona abashari bo bari kukuri ngo nabayobotse ngo nawe wa mugore we niba utaranyoboka nakazi kawe ariko ngewe nabayobotse uwo mugore menya yaravuyeyo na sallallahu alaihi wasallam fa ala kulli hal ibi bintu abantu bagomba kubimenya Islam. Allah ari yagerageza umuntu muri shubuhat mu dini ku buryo tutabonye umuntu wazi guhanduramo bikubana ikigeragezo. Wa kadhalika fitnatu shahawat, nanone mu bindi bigeragezo mu buryo Allah agerageza abantu, hari Allah agerageza abantu fi shahawat, mu maraha. Ugasanga umuntu akunda abagore kubi ntabwo yabavaho niyo wabiruta, cyangwa se ugasanga umuntu akunda icupa ari umwisilamu, inzoga kugira ngo ayiveho ugasanga ni kibazo. Ugasanga umuntu itabi cyangwa se imiziki kuyireka ni ikibazo, ni ihurizo rikomeye kuri we. Iyo utitwaye neza nabo muri shahawati w'Islam, wallahi hari igihe wisanga mu mpanga imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo utamenya bino bintu ukamenya ngo ngiye kino kigeragezo mfite Allah arangerageje mu by'abagore, nzu ubwenge nabyigobotora hakiri kare. Iyo utamenya ubwenge hakiri kare ngo wigobotora ibyo bintu, wallahi ushobora kwisanga hano. Kamina nasi bangaye mu bantu malakul maut yaziye aje kubakuramo nafsi zabo baryamye hejuru y'abagore, si mubazi benshi. Kamina nasi bangaye mu bantu malakul maut agera haje gukuramo nafsi zabo batwaye amamodoka apakiye inzoga, umuntu agapfa yarahetse iki inzoga ayikoreye. Na'udhu billahi min al-khudlan, na'udhu billahi min su'il khatim. Allah turinde iherezo ry'Islam. Hari rero agerageza umuntu fi shahawat, mu maraha no mu byo umubiri we ushaka, ugasanga umuntu gusambara kuri we ni ikintu cyoroshye kuri we. Fa'ala kulli hal, yose ni bigeragezo Allah agenda atanga, ariko hahirwa ubimenya agamenya kubyigobotora w'Islam. Waqad takunu alfitan bil masaib, nanone hari igihe Allah agerageza abantu aboherereza ibigeragezo mu buzima bwa buri munsi, kurwara, urubyaro, urushako, yose azana ibigeragezo Allah hari igihe abigeragerezamo umuntu w'Islam. Kama qala Allah ta'ala, nk'uko Allah yavuze ngo ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله رب زنغو ولنبلونكم ngoni ngonga ntakabuza tugomba kubagerageza kandi bishay'in, shay'in ni nakira ifite tanwin, idhan wirikwerekana al-umum yuko ibigeragezo Allah ngo ni byinshi kuri buri kintu cyose ngo tuzakibageragezamo. Gasona Islam min al-khawf, Allah tangira kuvuga bimwe si byose, ni ingero atangiye gutanga. Min al-khawf tuzabagerageza tubatera ubwoba, tubohereza bibatera ubwoba, wal ju'i tunazana bagerageza nanone tubateza inzara, wa naqsun min al-amwal nanone tubagerageze tugabanya ekonomi, tubagwisha muri ekonomi. Wari umukire ejo wumve ngo yaguye, umukire bwe bwahungabanye. Wal anfusi, ndetse no byerekeranye n'impfu, ujye kumva ngo umwana wawe aragiye, ujye kumva wumve ngo umugore wawe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inshuti yawe magara wakundaga wumve ngiragiye. Wal anfusi wathamarat, tunabagerageze mu byerekeranye n'ibihingwa n'ibimera, utere ushyire ifumbire, ariko Allah ntakwemerere yuko bimera bikurumbane. Na'am, wabashiri sabirin, ngariko inkuru nziza bazihangana bakamenya ibyo bigeragezo ntibave kuri Allah ahubwo bakamukomeraho. Kuko abayislam hari abantu bazagerageza ugasanga umurima we Allah arabirumbije,
ugasanga umurima wanjye barawuruze ngo barawuruze nanjye kajya gushaka uwurugura akabona baguye muri shirki cyangwa se akajya gutaba mu murima bya bindi bita ngo bya bindi byo kwiba igitoki ugaherayo wajya kwiba ituna ugahita uherayo biriya bintu kugira ngo umuntu nyir'umurima ajya kubikora aba agiye kwiyambaza shayitani n'abapfumu kugira ngo bimufashe shirki billahi tabaraka wa ta'ala. Ibyo byose mu Islam agomba kubyirinda igihe cyose Allah mugerageje ngo wabashire sabiri narangwe na sabru kuko kurangwa na sabru ni inkuru nziza ku bari babandi bazarangwa nayo Allah azabashima kandi abaheri bande alladhina idha asabatuhum musiba babandi bagerwaho n'ibyago qalu bakiyutira kuvuga ngo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abo ngabo Allah ndarabashima. وقد تكون الفتن بالاموال والاولاد nanone mu buryo Allah geragezamo hari Allah gerageza umuntu amugerageza mu mitungo n'urubyaro kama qala Allah ta'ala muko Allah yavuze ngo inma amwalukum wa auladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim ngo imitungo yanyu n'urubyaro rwanyu buryo ni ikigeragezo Allah bahaye biri mu bigeragezo iyo witwaye nabi ku mutungo wawe bizakubana kaga n'amakuba nanone urubyaro rwawe iyo utaruhaye uburere bwiza Allah yakubyiye nabwo bikubera fitwi ikigeragezo tazatuma ujya habi wal iyadu billah wallahu 'indahu ajrun 'azim Allah afite ibyiza byinshi bihambaye ku bantu bazashobora kwitwara neza mu bigeragezo Allah aboherereje. طيب وكذلك من الفتن فتنة الناس بعضهم ببعض nanone hari igihe Allah agerageza abantu abateza bagenzi babo ugasanga umuntu abaye fitna ku wundi bayislam kama qala Allah ta'ala Allah ravuze ngo wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah subhanahu wa ta'ala muri sunnaye n'intumwa z'Imana zabaga zifite abazirwanya Allah akagerageza intumwa z'Imana azohereza abazibangamira kugira ngo Allah arebe kwihangana kwazo n'uburyo ziritwara mu bigeragezo n'abaduati no gukora da'wa nabyo rukungo ko Islam. Umuntu uri kuri haki muri da'wa ntabwo abura imbaga y'abantu runaka bamubangamira nasallallahu as-salamata wal afi ariko iyo ugomba kubimenya ukagira sabru. طيب والفتن كثيره ibigeragezo bya Allah biza ukwinshi wa Islam gusa icyo dushaka kwerekana nuko mu Islam abagomba kumenya uburyo yitwara mu bihe bya fitna. قال الله تعالى الله في القرآن يرفض واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكان لكين الإسلام مجمعين لا يبدأ فتن وهذا هو محل الشاهد إن يو آية أمبريك ونرسيك تبيزاج كيجي شبانو يوكو bagomba kwirinda kwijandika mu bintu bya fitna nigiye fitna ije bakamenya uburyo bayitwaramo kugira ngo bataza kwisanga muri haram byasobanutse. Allah aravuze ngo wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ngo mujye mwirinda munagendere kure ibintu bya fitna. Ifitna nababwiye biziri mu bwinshi fitna ahiri juhirinda kubara yuko ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala iyo bimanutse ku bantu bijanditse muri iyo fitna ngo ntabwo bisigana beza igihe bicecekeye ntibagire icyo bavuga banihanangiriza ibyo ngibyo mu Islam byasobanutse. Fitna iyije icyo gihe umuyisilamu agomba kwirinda fitna ariko ntabwo bibujijwe yuko yatanga inama akanagira inama abantu uburyo bagomba kwitwara muri iyo fitna ariko akayigendera kure. Iyo atabikoze nawe ibigeragezo bya Allah n'ibihano iyo bije nawe biramujyana igihe yicecekeye ntangira ukubura akorera abantu cyangwa se kubaburira. Wakadhalika aidan nanone Islam ibintu abantu bagomba kubimenya. Dalili ya kabiri umwanditsi w'igitabo yatanze yaravuze ngo qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiya'a ngo Allah buriya ngashobora kandi arabishoboye ngo kuba yabagerageza akaboherereza fitna. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم
ngo Allah shoboye kuba yabohereza ibihano biturutse hejuru yayo akabamarura imvura y'amabuye cyangwa se imvura itabaha agahenge au min tahti arjulikum cyangwa se Allah akabohereza fitna iturutse munsi y'amaguru yanyu yani imitingito n'ibindi nk'ibyo ngibyo au yalbisakum shiya'a cyangwa se Allah akabateza umwiryane ugane ku bwanyu abantu bagacikamo ibice wal a'yadu billah wa hada a'zamu fitna fitna yo gucikamo ibice kw'abantu no fitna ya mbere Islam no mu Islam igihe cyose ngo guharanira icyatuma abantu badacikamo madha ibice barakallahu fikum izo ni dalil ziri kwerekana yuko mu Islam agomba kwirinda fitna ani ibn Amr qala hadithna none ungaritsugi kitabu yazanye ni hadith ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala ya rabu zengu kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi safari gumunsu twari kumwe n'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku safari fanazalna manzilan harahanu twageze biba ngombwa yuko tuharuhukira faminna man yuslihu khiba'ahu muri twe tumaze kuruhuka harabatangiye kugira uturimo bakora muri twe man yuslihu khiba'ahu harabatangiye gushinga amahema kugira ngo babe biruhukiyemo izuba ritabica wa minna man yantadhiru no muri twe ngo harabatangiye ngo kwikorera siporo zo kohereza imyambi nka siporo tadarruban yani bitoza yani kumwe abantu babageze ahantu bagiye kuharuhukira ariko wenda udashaka kwituruhuka wako kanya ukaba ufite utundi tuntu wibereyemo twagufasha muri twe ngo harabatangiye kubaka amahema yabo kugira ngo babe baryamyemo baruhuka wa minna man yantadhilu no muri twe ngo harabatangiye kwikorera siporo na tize ariko zo kohereza imyambi wa minna man huwa fi jasharihi no muri twe ngo harabatangiye kwigira gufata amahene yabo n'amatungo yabo batangira kwiragirira aho ngaho hafi kugira ngo babe bahugiye mu mahene ngo bagihugiye muri ibyo buri wese iznada munadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ngo rasul sallallahu alaihi wasallam ngo yategetse yuko abantu batangira guhamagara abagenzi babo abo bose batatanye ngo bahamagarwe rasul agira icyo babwira uhamagara yatangiye guhamagara ngo as-salatu jami'a bese iyi mamagaro yakorwaga kugira ngo abantu bazi as-salatu jami'a niko bahamagaye fajtama'na ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ngo muhamagaro ukimara guhamagarwa ngo twese tureka ibyo turimo turaza imbere ya rasul sallallahu alaihi wasallam turaterana faqala rasul ranjira rabbil ati innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ما يعلمه لهم رسول الله تعالى يبغي رسول ربيرتي برجنها نمنا نيمي منمنا ذا الله سبحانه وتعالى زامبانجريه ورتشكو برينمنا كان حقا عليه غبجارو كوريو أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم غبر برينمنا ريشيشكاجو no kwigisha abantu yatumweho ikiza cyari cyo cyose cyabagirira akamaro haba kwisiya nimeruka yabo wayunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum kandi na buri numwe yose yahoraga irajwe ishinga no kwihanangiriza abantu bayo yatumweho ikibi cyari cyo cyose cyatuma bazajya habi haba hano kuri isi na yawmal qiyama iyi yari sunna y'intumwa z'Imana zose burya intumwa z'Imana zose zahoraga ziharanira kwereka abantu zatumweho icyiza cyatuma bazabona aljanna bakanabaho neza hano kuri isi zikanabihanangiriza ikibi cyari cyo cyose bagiraho ingaruka abantu kuri isi na yawmal qiyama رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه قرروا من يكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أميانو جعل عافيتها في أولها وقتونغا نقوى زازا نيوما الله بشيزي مقكوركرا أبابا أنجيجونا مصحبا بابجيبا الله بسلاء من الدليل يركنا نقو ومن وزو شاكا كونا الجنة بيركم مصحبا منهج السلفي akurikire abatubanjirije kudore rasul bivuze bisna ju'ila wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha ngo agakiza mukiranuka ushaka aljanna twebanyuma bi umma ngo Allah bishize ngo mu gukurikira ibyo bari abambere batubanjirije muri imani bariho abasahaba abatabi'in abatba'u tabi'in
gukomera ku byo bari bariho ngo niho Allah yashize yani niho ruzingiye kubazaza nyuma aribo batwebwe kugira ugukiranuka kwacu niho ruzingiye mu Islam. Ubwo bisobanuye ngo manhaju salaf niyo nzira ushaka aljanna agomba guca. Barakallahu fihi. Ahlus sunnati wal jamaa Rasulullah wasayusibu akhiraha bala'un, ngabantu bazaza nyuma yi umma afwan, ngabantu bazaza nyuma yanyu. Abo Rasulullah biragana abasahaba. Rasulullah biya abasahaba baravuga ati hari abazaza nyuma yanyu bazahura n'ibigeragezo. Sayusibu akhiraha bala'un, bazahura n'ibigeragezo wa umurun tunkirunaha, bahura n'ibintu byinshi cyane mwebwe kakanya muramutse mubibonye nta wabishima muri mwe. Rasul kubwira abasahaba ko twebwe banyuma twe tutari abasahaba ngo tuzahura n'ibigeragezo tube mu buzima bw'ibintu abasahaba uramutse bagaruye ebana ibyo bintu babibara nkaho ebana ari ibintu by'amaja ebyiri ibintu bibi cyane abasahaba uramutse babibonye. Wa taji'ul fitnatu fayuraqqiqu ba'daha ba'da. Rasul guhanura abayisilamu bizaba arangira avugira ati ngo hari fitani zizaza ku buryo fayuraqiqu ba'daha ba'da, ku buryo umuntu azajya ahura na fitina uyu munsi hanyuma ejo nabwo yongera ahura n'indi fitina ahuye nayo ejo abone ko ariyo ikomeye cyane kurenza iyo yahuye nayo uyu munsi, abone ko ingiye yahuye n'uyu munsi ni ntoya iroroshe kurenza iyo ahuye nayo umunsi ukurikiye. Byasobanutse Islam. Rasul barahanura yuko buruka ibihe bizajya bishira fitina zizaza zikomeza kwiyongera kandi ziza ziri ashad ziremereye zifite ubukara kurenza uko ejo byari bimeze. Byasobanutse Islam. Wa misdaqu hada ari dalili bishimangira. Rasul yavuze yuko nta mwaka numwe uzajya urangira uretse ko uzajuza nyuma yawo uzajuza ari mubi kurenza urangiye. Byasobanutse Islam. Fa Rasul rabihanuye dore ngibi muri hadith. Rasul arangira ngo wataji'ul fitnatu, ngo hazaza ibigeragezo fitna, umuntu Allah azagerageza abazaza nyuma yanyu, ngo fayaqula almu'min, ngo kugeza ubwo mwemera Imana uzagikomeye kuri ka imani azajya avuga ngo hadhihi muhlikati, iyi fitna noneho ije ntagira nsiga ndi muzima, noneho urupfu rwanjye kurangira kwanye iyi fitna nitansiga sinzi niba iri bunsiga amahoro. Yani ngo hari ibihe bizagera fitna zibe nyinshi kugeza ubwo hazajya haza fitna umwemera Imana avuga ati hadhihi muhlikati, iyi fitna ije noneho ikarundura siri bunsige amahoro. Ngo thumma tankashif, ngo umwemera Imana ategereze ajye kubona bonira rangiyo fitna akiri muzima bifadlillah. Ngo wataji'ul fitna, ngo akibona gahenye gatoya ngo ajye kubona abone haje indi fitna. Fayaqulu almu'min, umwemera Imana avuge ngo hadhihi iyo none karundura irandangije sindi burokoke ifitna. Ngo faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, ngo ushaka kuzarokoka jahannama ويدخل الجنة أكينجز قوم وجرور جاء الله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قلنا هراني ري يكور فرزا مجراه أجيكم يكور التوحيد يمر الله نمشيروك إنيو خلاصة نيو نام رسولة تعظيم يبدأ فتنة يبدأ فتنة وبزار جيش كان كريتك بعد وبي أمة نيو شاك الجنة irinde fitna kuyijandikamo ukomere kuri imani yawe wemere ugendera ku murongo wa Allah na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibyo bishikameho hatta ta'tiya maniyatuka kugeza igihe urupfu rwawe ruzakugeraho wa anta ala dhalik uzikomeye kuri la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah. Rasul fitna rasul ravuze ngo ni uruzingiye at-tamassuk bil kitab wa sunnah, gukomera ku Qur'an na sunna niyo nzira yo kurokoka fitna iyari yose. Nasobanutse Islam. Haba fitna tushubuhat, zira shubuhat twavuze, haba fitna za shahawat, byose kubirokoka ni atamassuku bil kitab wa sunna, no gukomera ku Qur'an na sunna. Mwamini Islam
rasul yo mutatanze faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar ngo ushaka kurokoka jahannama wa yudkhala aljanna akabona aljanna faltatihi maniyatuhu ngana haranire kuzapfa urupfu ruzamugereho wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir agikomeye kuri tawhid basona islam ukomera kuri tawhid na sunna niyo nzira ninayo ntwaro yo kurokoka fitna yari yo sahibeka ikagera dasona islam iri dalil iri kwereka abantu yuko fitna igihe zabaye abantu bagomba gukomera kuri Qur'ani na sunna rasulullah sallallahu alaihi wal ya'ti lin nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi gukanda umuntu wese avakagira ajagerageza kubanda abantu neza bya bindi yumva ko yakorerwa nawe ngajya bikorera abantu iri dalil طبعا حديث ده رسول gutanga mawidhi kubira abasahaba wal ya'ti lin nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi umuntu agera ngo n'umuco mwiza wo gukunda abantu no gukorera abantu neza byabindana nawe yifuza ko yakorerwa gasobanutse islam waman bay'a imaman ngo n'umuntu wari wese uzaha bay'a umuyobozi we barakallahu fikum mu bihugu by'abarabu y'umuyobozi yatowe cyangwa se umwami yitwa ngo yani yahawe bay'a ntabwo byemewe gukura ukuboko kwawe mu kuboko kwe wa hakaza ni nuko gukoma islam igihe cyose no bihugu bitari bya Islam igihe cyose ari umuyobozi utari umwislamu byamaze kugaragara ko ari we umuyobozi w'igihugu ni haramu wa Islam kumwigomekaho no kumusuzugura kuko niwe Allah aba yarashinze kukurebera ubuzima bwawe hano kuri isi iyo bakwivye rero kugaruriza ibintu warwara ibitaro uravurirwamo niwe ubishiraho n'abaganga bakuvura nibo bahera uwo muntu rero ni haram kubigomeka wa Islam niwe atari umwislamu no mu gihugu kitari cya Islam ubutegetswe kumwumvukana mwumvira igihe atagutegetse ibiri kunyuranya na qala Allah na qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nabyo Islam ibi abantu bagomba kubimenya niyo waba uri mu gihugu kitari cya Islam ni haram gushaka guhirika ubutegetsi buriho ndasobanura Islam ubwo president buriho ubwo nuwo ubugomba kumwumvukana mwumvira igihe maza atagutegetse ibihungabanya imyemerere yawe ndasobanura Islam ukamwumvukana mwumvira ukirinda ubwigometsi ndetse no gushaka umurwanya no kwiyunga ku bashaka kumuhirika ndasobanura Islam ibi ntabwo bagomba kubimenya bakanabizirikana ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده umuntu uzaha ikiganza bay'a umuyoboziwe wa thamarata qalbihi falyuti'uhu in istata' igihe cyose uzumva koko umuyobozi wawe ari umuyobozi waramuhaye ikiganza kutazigera umutenguha ngo falyuti'uhu in istata' jumumvira ukushoboye ntuzasuzugure umuyobozi fa in jaa akharu yunazi'uhu ngo nimubona umuntu ushaka guhirika ubuyobozi buriho bwemejwe n'abemeramana cyangwa se abaturage fadribu unuqa al-akhar uwo mujye mumwikiza mpamvu narabwiye ngo Islam mudiri w'Islam umuyobozi uyoboye igihugu iyo ari kubona hari umuntu uri guhungabanya umutekano w'abaturage yajuzu lahu shar'an mudiri w'Islam biremeye kuri we qitaluhu kumurwanya kugira ngo arinde abaturage inabiye yasobanutse Islam kadu'ati takfiriyin n'abavuga butumwa bagenda bigisha abantu ibintu bisenye Islam usanga mu bihugu by'abarabu bafunga nka Saudi Arabia usanga umuntu gutega akaduruvayo n'uwabo ufite ubwanwa bungana gute cyangwa se ufite abafana bagushigikiye mu vuga butumwa ryawe rimeze gute ari gukigisha ibintu binyuranye na Qur'an na Sunna biri guhungabanya umutekano sijil direct leta kujana mu gereza yasobanutse Islam bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul yubivuze nimubona ari umuyobozi abemeramana bahurijeho wabo ayoboye igihugu cyangwa se ayoboye madha niwe ni ministeri nibiki ni uyoboye madha mukabona hari umuntu ushaka guhungabanya umutekano w'abaturage uwo ngo hukumu ye no kumwikiza yasobanutse Islam no mu bihugu bitari bya Islam umuntu wari wese ushaka kuvutsa abantu uburenganzira bwabo agashaka kuvutsa abaturage umutekano wabo bibereyemo icyo gihe biremewe ku buyobozi buriho kumwikiza umuntu nk'uwo ndasobanutse Islam
kuko ubuzima bw'abaturage ni ikintu gikomeye cyane nubwo byaba ari mu gihugu kitari cya Islam umuyobozi uriho ni haramu kumwigomekaho no gushaka kumuhirika no kwiyunga kubashaka guhungabanya umutekano w'igihugu yasobanutse Islam ibi bintu byo bimenya biri mu idini biri mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuko fitna yaziye kuza zitangira iyo abantu batangiye gusuzugura abo abagize ababareberera mu buzima bwa buri munsi kubona ukabona umuntu ashaka kurwanya inzego z'umutekano umuntu ashaka kurwanya ubuyobozi buriho bureberera gahunda z'abaturage icyo gihe fitna naho ngaho zitangire ariko iyo habayeho kumva no kumvira abantu bakabana neza wallahi fitani ziragabanuka sibyo bayisana uko abayobozi nibo bashinzwe gukumira ikintu icyo aricyo cyose cyatuma abantu babaho mu buzima butari bwiza baragikumira buri وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي يكرم إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يرفزه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا إلى دليل الإسلام رسول القيامة يلدى فتنة من كديجة بكم رسول رمزه بادروا بالأعمال وأوكرنا قريها تلك الكربة بيزا بالشميشة الله سبحانه وتعالى فتنا كقطع الليل المظلم mbere agerwaho n'ibigeragezo na za fitna zituma no gukora ibada tabasha kuba yabishobora bayisilamu washobora gusanya washobora gukora hijja hari ibigeragezo umutekano udahari ntabwo bishobora ejo bundi amasi yazanye corona bagatangaza ngo uyu mwaka hijja nagira korwa cyangwa se ngo abarayikora ngo nabantu 10-20 gusa simubizi badiru bil a'mal Rasura tubwiye ngo mwihutire gukora ukora nakore hakiri kare kuko angashobora kohereza fitna izatuma utabasha gukora za ibadati wagakomye kuba warakoze hakiri kare hari igihe agakuha fitna ikigeragezo cy'uburwayi ku buryo ubwo burwayi butakwemerera kuba hari wasiba sibyo isna hari igihe agakohereza fitna ejo ndanga twohereje fitna corona bayisna baratangaza ku isi ngo hijja uyu mwaka muretse abarakorana abantu 10-20 abandi mwamuretse ntabwo byakunda uyu mwaka ugutarakoze hijja hakiri kare akomeje kwitinza agapfa muri corona adayikoze si yihombeje bayisna cyo ni gihombo umama rasul avuze ngo iki badiru bil a'mal ukorana kore hakiri kare ibikorwa byiza fitanan ka qita'il layl al-muzlim mbere yuko haza fitna zijimye nkuko mubona iyo nijoro haba hijimye kubona ikintu bigorana ngo hari fitani ziza zikaza zijimye ku buryo gusobanukirwa ukuri aho kuri bigorana sibyo Islam nicyo Rasul agambira kwerekana hari fitani ziza umuntu kuba yavangura amenye ngo ukuri nuku ikitari ukuri ni iki bikamugora bikamuyobera ingora abahizi nkuko ubona ijoro iyo ryinjiye haba hatabona sibyo Islam Rasul aravuga ngo yusbihu ar-rajulu mu'minan ngo hari fitani zizaja ziza umuntu buke ari umwislam ari umwemeramana wayumsi kafiran wallahi bwirere vuye bidi kubera fitna imwe gusa Allah yohereje bitume abantu baba mu rutadi umuntu yasaye fajiri hamwe natwe bwirewe idini yarivuyemo wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran cyangwa se umuntu bwire ari umwemeramana buke idini yarivuyemo kubera fitna runaka imwe yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya ngo kubera fitna birangira umuntu idini rye arigurishije ubwo nasobanutse Islam ahitemo dunya areke akhira urumva fitna hari zo zigeze Islam kugeza ubwo Allah arabanagerageza bikarangira idini baritaye idini bakarigurisha umuntu akagurisha idini rye buboro kubera dunya nasobanutse Islam Rasul rero kumara tubwira ati ukorana kore hakiri kare mbere yuko haza fitana ibigeragezo
bituma umuntu atabasha kuba hari ibyo yakora. Walahu an Ma'qal ibn Yasar, nuri hadith ya Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu marfu'an, aravuga yuko Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Rasul aravuze ngo umuntu uzakora ibada mu bihe bya fitna, mu bihe umutekano tari kuboneka neza, dusabe Allah komeza duhe umutekano twebwe Allah amin. Ariko ngo igihe mu bihe bya fitna ngo umuntu uzashobora gukora ibadat, ngo Allah amuhemba igihembo kingana nkaho yakoze hijira ari kumwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubera ko gukora ibadat mu bihe bya fitna biragora, sibyo Islam. Wallahi na mutekano hari ntabwo wakora hijja. Ibihe bya fitna biragorana abantu kugira ngo biyegereze Imana, buri wese abayihugiyeho ari kureba gute yarokoka, sibyo Islam. No mpamvu umuyisilamu ukora nakore hakiri kare. Byasobanutse, yani gukora ibada mu bihe bya fitna ngo bimeze nko guhungira, afwa bimeze nko kwimuka uri kumwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasul ashaka kwerekana yuko gukora ibada mu bihe bya fitna biragoye. No mpamvu mujye musaba Allah warinde fitan, Allah abahe umutekano, Allah abahe ikhairi, kubera ko ibi fitna wallahi itavuye mu dini bikubana ibibazo n'iyadu billah. Yasobanutse, hari abagera muri fitna dini bakarivamo, gukomera no kugira thabat mu bihe bya fitna n'ubundi butwari. Ino mpamvu Rasul yerekanye ko biba bimeze nkaho uri kumwe nawe mukora hijra. Barakallahu fikum. Wa hadithun akhar, hadith ya jamaa nakhtim bihi albab, dusozerezaho uyu muryango. Walahuma ya numru sahih al-Bukhari na Muslim an Hudhaifah, hari hadith ya Hudhaifah radiyallahu anhu anna Umar qala, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu umunsi umwe yigeze kubwira abasahaba bamubwira ati ayyukum yahfazu qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitan, ninde muri mwe waba hari ibyo yumvishe kuri Rasul akanabihifazi Rasul ari kuvuga kubyerekeranye na fitan na fitna zizabaho. Faqala faqultu, Hudhaifa yaratubwiye ngo nahise mvuga ni ana njewe ya Umar ya amir al-mu'minin, hari amahadisi numvishe kuri Rasul ari kuvuga kuri fitna. Faqala, arangije Umar aravuga ati muhati ngambira izo hadisi Rasul yaravuze avuga kubyerekeranye na fitna. Fa innaka alayhi lajari'u, ukubera ko wowe rwose niweho wihutiye kwita bivuga ndatubwire. Faqultu, ngo nanjye mbwira Rasul namubwira ni sami'tuhu yaqul, ngo nigeze kumvira Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira iti fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi, ngo fitna Allah yohereza umuntu kurushako rwe nabiwe mu rugo n'abana be n'abaturanyi, ngo tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Ngo nigeze kumva Rasul avuga ngo ibigeragezo byose Allah yohereza umuntu, haba mu rushako, mu rubyaro, mu baturanyi, ngo iyo abyihanganiye ngo Allah abigira impamvu yo kubabarirwa ibyaha bye, hal iswala ze no gusiba kwe no gutegeka ibyiza no kubuza ibibi, Allah abigira impamvu yuko bimuhanaguraho ibyaha. Yani ifite umuturanyi mu buka bigira sabr, ngo burya iswala zawe ziba impamvu yuko madha woroherwa na fitna ngizo ngizo. Faqala, Umar arangije aravuga ngo laysa hadha murid, iyo fitna uvuze ntabwo aricyo nshaka, yes sicyo ngambiriye, shaka fitna Rasul yaravuze ikomeye cyane kurenza izindi mu bizaba. Inma uridu allati tamuju kamawji al-bahr, mbwira fitna ikomeye cyane Rasul yaravuze izatwara abantu nkuko ubona umuhengeri utwara amazi y'inyanja, yani ku buryo abazayigwamo bazaba ari benshi. Faqultu, ngo nanjye namubwira ati ma laka wa laha ya amir al-mu'minin, yewe Umar amir al-mu'minin, izo fitna ngizo bazishaka hiki wabyihoreye, fata biri yavugiye bya mbere. Inna baynaka wa baynaha baban mughlaqa ya amir al-mu'minin, fitna ikomeye cyane Rasul hano yanashaka kubyira ni fitna ikomeye cyane, kandi Rasul yavuze yuko we hitazakugeraho. Hagati yawe n'iyo fitna hari umuryango urimo uzatuma we iyo fitna itakugeraho. Faqala,
Umar arangije abwira Hudhayfa yuftahu albabu am yuksar uwo muryango se uzafungurwa cyangwa bazawumena paka bangereho qultu bal yuksar Hudhayfa arabata uwo muryango bazawumena paka binjire ariko weho bizakorwa utakiriho ntabwo uzabuhari iyo fitna weho Allah arayikurinze ntabwo uzahura nayo qala arangije ngo zalika ajdaru an la yughlaq arangije arambwira ati rero weho biri kugaragara yuko Hudhayfa arangije aravuga ngo zalika ajdaru an la yughlaq ngo kandi uwo muryango numara gusenywa no kuwumena winjiwemo ngo ntabwo uzongera gufungwa mpaka ku munsi w'imperuka yasobanutse ya Umar fitna ushaka kumenya ni fitna ikomeye cyane izabaho kandi iyo fitna weho hagati yawe nayo harimo umuryango harimo urukuta ntabwo weza kugeraho gusa urwo rukuta nyuma yawe ruzamenwa uwo muryango winjirwemo ku ngufu bawumenye naam hanyuma ngo kandi numara gusenga uwo muryango ngo ntabwo uzongera gufungwa ila qiyam saa kuzageza ku munsi w'imperuka فقلت لحذيفة عمر يسمى لحذيفة رمجلتي أكان عمر يعلم من الباب كان عمر يعلم من الباب حذيفة رمزه عمري السينازي ومرجانه ومرجانه وويتريwe wariwe warugambiriwe قال نعم رمزتي يego كما أن دون غد الليلة عمر ومرجانه yarazi wariwo Umar umuryango yahise amenya uwariwo icyo Hudhayfa ari kumubwira nkuko utayoberwa ko ejo ijoro rizaba Umar nawe yahise amenya umuryango uwo muryango wari kuzasenga umuzi wariwo ni maqtal Uthman kwitwa kwa Uthman ibn Affan buri ibibazo byose byo muri umma byatangiye bimaqtal Uthman bamaze kumwica nibwo bakhawariji bakajije umurego bino byihebe wallahi ngo batangiye wana nawe w'Islam Rasul nabwarinye shamba alayhi salatu wassalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yahanuye abakhawariji kuba zica abantu baturitse inzira kanengera zipfe akaduruva gatangire muri umma ibi byatangiye neza bimaqtal Uthman bakimana kwica Uthman uniyo muryango wa fitna wasemu yani niyo muryango bamenye fitna ziba ziratangiye muri umma ila qiyam saa kuzagera ku munsi w'imperuka sibyo Islam niyo muryango Rasul yavuze ngo fitna y'abakhawariji n'ubwicanyi izaba kwisi kandi benshi bazabigwamo illa man rahima rabbi keretse bo kazagirira impuhwe gasobanutse Islam طيب ngo inni haddathuhu hadithan laysa bil aghalit fahibna an nas'alahu man al bab ngo twatinye ngo kubaza uwo muryango wariwo ariko Umar we yarazi kariwe Hudhayfa ari kuvuga ngo qulna li Masruq ngo twabwiye umutabi'i bita Masruq is'al baza uwo muryango wariwo ni faqala Umar Hudhayfa rangije aravuga umuryango warugambira Umar yana batabi'ina bagize isoni zo kubaza Hudhayfa uwo muryango warugambiriwe n'uwuri ariko Umar we bayimubwira we yasamenya kariwe ariko abandi bari aho ngaho ntabwo bigeze bamenya uwo muryango ngo uzamene mwana uwuhe kugira ngo fitna zitangire muri umma abatabi'ina batinya kubibaza Hudhayfa ngo fahibna ngo twagize ubwo bwo kubibaza Hudhayfa uwo muryango wari ninde ngo paka twemeza kujya kubwira umutabi'i bita Masruq ngo bajye kutubariza Hudhayfa atubwira uwo muryango wari Hudhayfa arababwira ati huwa Umar uwo muryango yari Umar yari umuryango wa bani y'abakhawarij bashaka guteza akaduruva mu dini Umar ntabwo yabareberaga izuba yasobanutse yani Umar wewe ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe wari umuryango ukomeye cyane wo kubanira abantu bashaka kuzana akaduruva muri dini falamma mata akimara gupfa Uthman niwe wahise uyobora uw'Islam Uthman batangira noneho kugerageza kumena uwo muryango kumumeneramo kugira akaduruva gatangira muri umma abakhawarij bahita bamwica abakhawarij nibo bisha Uthman wallahi abakhawarij bahita bamwica akaduruva karatangira muri umma murabizi
Muawiya na Ali radiyallahu anhu bakozanyaho na'am biratangira ila yawmina hadha murebe ibihugu bya Islam kuru bihindutse ibyinshi byahindutse amatongo n'ibindi bintu gibi kubera bakhawarije ibintu byihebe akaduruva bigenda biteza sibyo Islam babimishije ashahid min hadha icyo bashaka kutwereka muri ibyo Islam ni ukwereka abantu yuko fitna abantu bagomba kuyirinda bakamenya yani madha ko fitna nta kimaze umuntu akirinda gushyigikira ibyihebe umuntu akirinda ibyazana amacakubiri n'akaduruvayo ahatuye n'abahatuye wali Abi Dawud an Sa'd radiyallahu anhu qultu ya Rasulullah uyu musahaba bita Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yabwiye Rasulullah amubwira ya Rasulullah yewe n'umuyimana ara'aita in dakhala alayya bayti ngurayibona ute umuntu aramutse anyinjiranye wanje ashaka kunyica wabasata yadahu liyaqtulani akarambura ukuboko kuri nge ashaka kunyica nakora iki ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu kun ka khair ibn adam ngumuntu nazo ashaka kukwica ari gitero kinini ngujya umera nka wa mwana wande wa Adam ari wita Habil ubwo yabwiraga mukuru we wita Qabil gahini nabi gahini murabize yashatse kwica abiri abiri yamubiye ngo iki la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin abiri yabwiye gahini namubwira ati grand frère tushaka kunyica nta kibazo nurambura ukuboko kwawe ushaka kunyica ngewe sinshobora kuba narambura ukuboko kwanjye kugira ngo mbice uramaraso yanjye ntinya Allah subhanahu wa ta'ala nyica nakazi kawe ariko ngewe sinshobora kuba nakora icyo cyo kukwica Rasul bigiye bivuga icyo Islam arimo ashaka kwerekana ngo hari fitani zizaza ku buryo umuntu madha yanaterwa n'igitero umuntu bakamusagarira iwe mu rugo yatewe ku buryo kwirwana hatana bishobora iyo fitna nigeraho izo fitna nizibaho icyo gihe uzirinde kwijandika muri fitna ahubwo uvuga uti nge sindi tayari kwifatanya namwe mu bwicanyi ahubwo ngewe rwose niba mushaka kumemukira ibyo azabibabaza ariko nge sindi tayari kwifatanya namwe dasobanutse Islam arasore kwerekana ko umuyisilamu agomba kwirinda fitna no kugira musharaka no kugira iki uruhare runaka agira muri fitna wallahi ukabyirinda nicyo Rasul ari gushaka kwerekana muri izi hadithi wa Islam umuntu akabyirinda kanabigendera kure fa'ala kulli hal الله أكبر ترسي حديثي عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا حين حديث أبا بكر رضي الله عنه أبي بكرة طبعا رفض يمكن مؤمن محمد صلى الله عليه وسلم يبوزمه إنها ستكون فتن قواري ويجرق زورنا فتنة زامه ألا ثم تكون فتنة زيزة شراني قو القاعد فيها خير من الماشي أوزا ويشري نيوزا برميزين بري أما كرينزا أوري كويجين مؤيو فتنة والماشي فيها خير من الساعي إليها نوزا بيجين نميو فتنة أزاورينيزا كرينزا أوركيرو كان مؤيو فتنة ألا فإذا نزلت أو وقعت مرميني نمو ولا فتنة زابا يبين جرجزو تانس فتنة يمز كوباهو فمن كان له إبل فليلحق بإبله uza bayifitiye ingamiya ye azahunge yigira harun musozi aragira ingamiya ye yirinde kwijandika muri fitna yasobanutse Islam waman kana lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi nuza bafite iheneze azifatira iheneze yigira mu misozi yibera umushumba ariko yirinde kwijandika muri fitna waman kana lahu ardun falyalhaq bi ardihi nuza bayifitiye umurima azigire mu murima we yihingire yirinde kwijandika muri fitna izi hadithi zose Rasul kutwiyama fitna igihe cyo tuzabona habaye fitna wallahu ramenye uzijandike ndasobanutse Islam aywa ahantu abantu biyemeza gukora ubwicanyi ramenye ntuzabemerere kuba hamwe nabo ndasobanutse Islam jubi ntwari abantu igihe batangiye gufatira umwanzuro guhemukira abandi bo birinde kubibamo ndasobanutse Islam mu Islam agira mawqiful Islam agira igihagaro cy'u Islam aho abandi bari gukora kagambane wowe wirinde kuhaboneka byasobanutse Islam
abantu ibintu bari kwemeranya by'ubugome no guhemukira ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala ibintu ukabibonekemo barakallahu fikum rasul rajama faqala rajul rasul timara kuvuga ya magambo wa musahaba bavuze ngo ya rasulullah yono mayimana ara'aita man lam yakul lahu ibil wala ghanam wala ard ya rasulullah fitna ira mutibayi umuntu akaba adafite ihene n'ingamiya nta n'umurima afite yabigenza gute qala rasul ravuze ngo ya'midu ila sayfihi فيدق على حده بحجر ثم ينجو إن استطاع النجاة يعني رسول الله شاكوير كان يوكو وكم لنا كورس فتنة يا أبا يهودا مولد بوسه بوشو فرسول الله ماذا كيبغى عربوا ألا هل بلغت na ese na bishobora no cyane nasibyo mbuze nakwemera yuko mwamaze kubisobanukirwa neza qalaha thalathan رسول الله بيمز الشرشة ثم قال رجل ومن الصحابة رفقت يا رسول الله يا رميمانا أرأيت إن أكريت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين يا رسول الله فتنة يجيت شني رمت سوايا هانا منادي بكاز وكان فتمؤمنون أوجب كيتشا نبي جنزن يا رسول الله فيضربني رجل بسيفه هجا مرغام كروانا مرفتنا ntemu biremwa bya Allah nkajyanwa kugahato ya Rasulullah au yaji asahmun fayaqtulni nkabanana bipfiramo nanye nkabana bizira qala Rasulullah yaravuze ngo yabu bi ithmika wa ithmihi fayakunu min ashabin nar ico gihe uwaguhatiye kugeza ubwo biburiye mu buzima bwawe agambire kujyana mu kare mu matiko ndetse no mu bwicanyi ico gihe niwe ubona icyaha abona icyaha akabona n'icyaha cyangwa icyaha ubugira kabiri fashahid min hadi cyo dushaka kwerekana abayisilamu nuko umuyisilamu agomba kwirinda fitna akirinda icyahungabanya umutekano w'abantu akirinda ibyatuma yani yijandika muri fitna akayihagararamo ibyo ngibyo rasul sallallahu alaihi wasallam yatwigisha muri hadith wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh